Murakoze, nitwa Solange Muhirwa, ndi umuyobozi mukuru ushinzwe imiturire n'igenamigambi ry'imyubakire mu mujyi wa Kigali. Igishushanyo mbonera ni umurongo ngenderwaho cyangwa ni uburyo mu guteganya imikurire n'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali. Igishushanyo mbonera ntago kibanda gusa ku mazu, kireba n'imihanda, kikareba ibidukikije, kikareba ubwikorezi muri rusange, kubungabunga umuco wacu, kubungabunga amateka yacu yaturanze, ndetse kikanadufasha no kumenya uburyo twakwirinda imiturire y'akajagari, kuko hatariho uwo murongo w'uburyo twakubaka byarangira tugize imiturire y'akajagari, aho wazajya usanga nk'uruganda ruri muri karitsiye abantu baturamo, cyangwa ugasanga hari nka karitsiye iri nko ku buso bwa hegitari, ariko iyo karitsiye yose ikaba idafite nk'umuhanda. Igishushanyo mbonera kigena ahantu buri kintu kigomba kujya, ku buryo nta kintu kiza kwibagirana mu gihe cyo kugitegura, kandi tukanareba no ku mikurire ndetse no ku bukungu bw'umujyi. Mu gihe igishushanyo mbonera gihinduye imikoreshereze y'ubutaka, tuvuge nk'urugero umuntu yari asanzwe ahatuye, bugacya agasanga igishushanyo mbonera kiraje kihashyize mu nganda, icyo gihe tugira inama umuntu afite ubutaka kuba yatekereza umushinga yahashyira ujyanye n'ibiteganywa n'igishushanyo mbonera. Yaba atabifitiye ubushobozi, akaba yashaka umuntu ufite umushinga nk'uwo nguwo kuba yamugurira, cyangwa se haba hari nk'abantu baba bifuza ko bagurana ubutaka. Tuvuge ngewe mfite ubutaka ahantu hagenewe gutura, ariko nkaba nshaka kubaka uruganda, tukaba twahinduranya ubutaka ku muntu usanzwe ufite ubutaka buhari mu nganda. Ikindi twagira inama uwo muntu ni uko yakwegera umuntu ufite uwo mushinga wo kubaka uruganda, bakaba bafatanya, bakaba baba abafatanyabikorwa muri uwo mushinga, cyangwa se akaba yagurisha ubwo butaka bwiwe ku muntu ufite umushinga wo kubaka uruganda, akaba yakwimukira ahandi hantu hagenewe imiturire. Igishushanyo mbonera kigenda kigena ibyiciro bitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'umuntu. Ntabwo kireba gusa amazu y'ama-etaje, kireba ndetse n'amazu aciriritse, kandi kuri iyi nshuro igishushanyo mbonera kivuguruye kibanze cyane cyane ku macumbi aciriritse. Bashobora no gufatanya, bakaba abafatanyabikorwa. Ntabwo ari ngombwa gusa ko ubwo butaka umuntu yabugurisha, ko buri ubutaka nabwo buba bufite agaciro kanini. Urugero, niba ubutaka bufite nk'agaciro ka miliyoni 100, umushinga wose ukaba uzaba ufite agaciro ka miliyari. Nkanjye ufite ubutaka ahantu hagenewe inganda, njye nshobora gushora ubwo butaka bwanjye, ubutaka bukaba bufite agaciro k'10% muri uwo mushinga wose, nanjye nkaba umufatanyabikorwa muri uwo mushinga. Ku bantu batuye ahantu hari utujagari, ubundi hari uburyo butandukanye bw'uko aho hantu haba hatunganywa. Uburyo bwa mbere, aho hantu turi guteganya yuko twavugurura utwo tujagari tubashyira ibikorwa remezo by'ibanze nk'imihanda, amavuriro, ibibuga by'abana bakiniraho umupira, mbega ibikorwa by'ibanze biba bikenewe muri karitsiye ituwemo n'abantu. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kuvugurura akajagari, hari igihe usanga iyo karitsiye irimo amazu ashobora kuba yashyira ubuzima mu kaga bw'abantu batuye aho ngaho. Bikaba byiza yuko ako kajagari kose katunganywa, kagakurwaho, noneho hakongera kubakwa andi mazu mashyashya ajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, kandi ari amazu akomeye. Ibyo bigenda bikorwa mu byiciro, ariko nanone iki gishushanyo mbonera gishyashya kivuguruye gishishikariza abantu kuba bakomeza bagatura aho ngaho, kugira ngo nabo bakomeze babe begereye ibikorwa remezo bigiye kubashyirirwaho. Murakoze.
kugira ngo umuntu amenye amakuru y'ibiteganyijwe n'igishushanyo mbonera ku kibanza cy'umuntu, hari uburyo butandukanye bwo kugira ngo ayo makuru umuntu ayamenye. Uburyo bwa mbere ni uko umuntu ashobora kuba yakwegera ibiro by'imiturire kuva ku rwego rw'umurenge kugera ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Ubundi buryo bwa kabiri ni uko umuntu ashobora kujya kuri interineti, ushobora gukoresha telefone cyangwa ukaba wakoresha imashini, ukaba wakoresha browsers zose, ukaba wakwandika wa3 masterplan 2020 Kigali City .gov.rw. Iyo umaze kugera kuri iyo website hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko wakoresha API, uburyo bwa kabiri ni uko wakoresha imyirondoro y'aho ikibanza cyawe giherereye, ukaba wakwandikamo akarere, umurenge, akagari, umudugudu, ugashyiramo na nimero y'ikibanza, hakahita haza amakuru y'ibyagenewe ku kibanza cyawe. Hari n'ubundi buryo buriho, tuvuge nk'ubu ngubu mpagaze nk'Imasaka nkashaka kumenya ikintu cyagenewe aho hantu, itangira kuri uwo murongo wa interineti, hari ahantu hahari ukandaho, website ikahita ikwereka ahantu uhagaze neza. Iyo umaze kubona ahantu uhagaze rero uhita ubasha kumenya amakuru y'icyo kibanza cyawe. Ubundi buryo buhari ni uko wakoresha telefone yawe ukaba wamenya icyo master plan iteganyiriza ubutaka bwawe. Ubundi buryo buhari, turi gukorana n'ibigo by'itumanaho ku buryo umuntu yagiye yohereza SMS akandikamo UPI cyangwa nimero y'ikibanza cyiwe, hanyuma bakaba bamubwira icyo master plan yageneye ikibanza cyiwe.